y'icyubahiro, Imana y'igitinyiro, Imana y'urukundo, Imana y'imbaraga, Imana y'imbabazi, umubyeyi wacu, umurengezi. Ndagushimiye ndaguhimbaje muri aya masaha, kandi datameze no kuri ngushimiye kubwo abantu bakurikije ijambo ryawe n'abari buze kurikurikira, ngo bahe umugisha udasanzwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka rero ukomeze kubana natwe kandi ukomeze kutugira neza, nanjye ugiye kubagezaho iri jambo ry'Imana, ndasaba imbaraga z'umwuka wera ngo zibane nanjye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma igitabo cy'Itangiriro ibice bibiri, turaza guhera ku murongo wa 19 twumve n'iki Imana ishaka kuganira natwe muri aya masaha, hanyuma Imana iraza kutugirira neza. Handitse ngo Uwiteka Imana irema ubutaka n'amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, ibizanira uwo muntu ngo amenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo zina ryacyo, amen. Imana yaremye ubutaka, irema ibintu byose byo mu isi, imaze kubirema ibiremesha ibiganza byayo, ibiremesha ubwenge bwayo n'ubushobozi bwayo bwose. Irangije noneho ibizanira umuntu ngo narangiza abyite, amenye uko abyita, amenye arebe amazina ari buze kubiha, amenye amazina ari buze kubiha, amenye izina ari buze kwita buri kintu cyose, izina ryacyo ari buze kugiha. Kandi ijambo riratubwiye ngo uko yise icyo kintu cyose naryo ryabaye izina ryacyo. Somera ijambo ry'Imana, Imana yampishuriye imbaraga ziba mu muntu, nkunda kubivugaho cyane, nkunda kuvuga kuri ibyo bintu, imbaraga umuntu afite, imbutwara Imana yaduhaye. Ijambo ry'Imana ratweretse ngo Imana yazaniye umuntu ibintu byose yaremye, yewe n'ubutaka abwita ubutaka, ngo buri kintu cyose uko yakise niryo zina ryabaye ryacyo. Yita inyama, yita intare intare, yita imbwa imbwa, yita imboga imbogo, yita buri kintu cyose izina ryacyo, kandi uko yakise byagize uruhare ku buzima bwacyo. Nshuti yanjye, ndagira nkubwire, izina wiyita, izina bakwita, izina abantu bakomeza kuguhamagara, niriba ribi urihindura kuko ubwo butwaro ufite. Imbwa yisi imbwa n'ubu iracyitwa imbwa kandi ikora ibintu by'imbwa. Iyo yisi intare ubu ni intare kandi ikora iby'intare. Iyo tuvuga intare tumvuga ko ari umwami w'ishyamba. Iyo tuvuze imbwa tuba twumva ari akantu kari aho ngaho kadafite umumaro ko mu rugo nyine kirirwa kamoka, tukagafata nk'akantu kadafite umumaro. Rero Adamu buri kintu cyose uko yakise n'iryo zina ryabaye ryacyo. Yafashe umwanya wiwe abyita amazina. Aha ngaha ndagira ngo wigemo ibintu bibiri. Adamu yarafite impano n'ubutwari Imana yamuhaye, mbese ni ukuvuga ngo ibyo marayika atakoze Adamu yarabikoze, ibyo Satani atashoboraga gukora Adamu yarabikoze. Adamu niwe wenyine wafashe ikintu cyose kiriho ku isi akita izina. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkwigishe cyangwa nkubwire ngo Satani ntakwita amazina, abanzi bawe ntibakwita amazina, abatakwemera ntibakwita amazina, ahubwo wowe ubwawe ufite ubutware bwo gufata irindi zina. Hari igihe Satani akorera mu bantu, impamvu nkubwira, Satani ntabwo uzamubona agenda, Satani akorera mu bantu nk'uko n'Imana ikorera mu bantu. Ariko niba hari umuntu uri kukwita izina udakwiriye kwitwa, rihindure witwa irindi. Kandi ikintu yise izina ryose ryabaye izina ryacyo kugera n'uyu munsi niko kikitwa. Ni ukuvuga ngo nawe guhera aka kanya ushaka irindi zina wiyita. Abantu bashobora kukwita umunyantege nkeya, ariko ukiyita umunyembaraga. Hari umuririmbyi warimbye ngo reka umunyantege nke avuga ngo ndi umunyembaraga, ngo reka uhumye ufite ubumuga bwo kutabona avuge ngo ndareba. Ntago ari ukuvuga ngo ntago bivuga ari kutareba. Iyo uvuze ngo ndareba, Imana iguha kureba, kuko wowe ubwawe wikinguriye umuryango wo kugira ngo ikore. Imana yafashe ubutware bwose ibushyira muri Adamu. Kandi iyo umuntu yongeye kwakira Yesu Kristo akakira agakiza, yongera guhabwa ubutware yaremanywe. Imana yahaye Adamu ngo genda buri kintu cyose ukita izina. Ndagira ngo nkubwire ngo niba warigeze wita n'umwana wawe izina ribi urihindure. Hari abantu bafata umwana bakamwita ngo ndere yabo, cyangwa se hari ibyo njya numva ngo niba ari byo, niba koko abo bantu babita amaze ngo nzamurerera iki Imana yamumpereye. Ntuzite umwana wawe izina ngo sinzi uko bizagenda, mbona bucya. Ayo ntabwo ari amazina yo kwita abana muri iki gihe tugezemo ku bantu bamenye Imana. Ahubwo ugomba kugira irindi zina rishyashya wita umwana wawe. Adamu yafashe ibintu byose, inyamaswa zose azita amazina, kandi uko ikintu cyose yakise niryo ryabaye izina ryacyo kugeza na bugingo n'ubu ngubu. Iyitwa intare iracyitwa intare, iyitwa imbwa iracyitwa imbwa, iyitwa umusega iracyari umusega, uwitwa umugabo aracyari umugabo. Ni ukuvuga ngo
izina ryose wemeye ko abantu bakwita ukemera kurigenderamo, ntuzigere wemera kwitwa umukene, kuko wowe ubwawe niwemera kuri umukene uzabaho. Ariko Imana yahaye ubutware Adamu ngo yite ikintu cyose kiriho ku isi. Icyo yise nabi kugeza n'uyu munsi ni kibi, icyo yise neza kugeza n'uyu munsi ni cyiza, icyo yise izina ry'icyubahiro n'ubu ngubu riracyafite icyubahiro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho byinshi, ngo harimo ibyo bakoresha iby'isoni nke n'ibyo bakoresha iby'icyubahiro, ibyo bakoresha ibidafite umumaro n'ibyo bakoresha ibifite umumaro. Nshuti rero ndagira ngo nkubwire ngo izina ryawe wita uyu munsi wa none n'izina abantu bakwita, nukomeza kwemera ko abantu bakwita izina ripfuye uzapfa nabi. Niwuhindura izina ryawe ukita umuntu ukomeye uzakomera. Niwemera yuko abantu bagukandamiza ukemera gukandamiza ukomera kujya hasi yabo. Simvuze ngo wubahuke uwo wubaha, ahubwo ndavuze ngo wowe mu mutima wawe umuntu nakubwira ko ntacyo uzamara, uzajye watura ngo njye nzakimara. Umuntu avuga ngo wowe ngo nzaba ndeba uko uzamera, uzambwire ngo uko nzaba kuzwi n'Imana yanjye. Kuko yabwiye Abisirayeli irabwira ngo nzi ibyo nibwira kubagirira n'ibyiza si ibibi. Imana yahaye Adamu ubutware bwo kwita ikintu cyose, ni nabwo nawe yaguhaye. Twakiriye Adamu wa kabiri ari Kristo. Iyo dufite Kristo, ijambo ry'Imana rivuga ngo niwe fura muri bene se benshi. Mu magambo make ndagira ngo nkubwire yuko kuba Kristo ari imfura nge nkamukurikira, ubutware bwa Kristo nanjye ndabufite hatavuyeho na kimwe. Iyo mwakiriye akaba mu buzima bwanyu, mpinduka umwana w'Imana. Kandi iyo mpindutse umwana w'Imana, nta hantu umwana na se bataniye. Iyo umuntu abyaye ateye inda ari umusore hanze, bikarangira yihakanye umwana, bashobora kumupima bakabona uturemangingo hari ibyo bahuriyeho, amaraso y'abahuye. Kandi umwana wese wabyaye agira utuntu afata ku buzima bwawe, ukabona hari uduce agira ukabona tumeze nk'utwawe. None barakubwira ngo wowe ngo nzapfa ntacyo maze ukabyemera. Kandi Imana ubwayo ari Imana, yaratubyaye ikaduhindura abana bayo. Nshuti yanjye, Imana yahaye Adamu ubutware bwo kwita ikintu cyose izina. Nawe fata ibyawe ubyita amazina. Bya bindi bita ko byapfuye utangira ubizure. Bya bindi bavuga ngo byarapfuye uvuge ngo ni bizima. Hanyuma uze urebe ubutware bwo kwita amazina icyo bukora. Bizarinda birangira, bizarinda bisoza, uzarinda uva muri iyi si, izina wiyise ari ryo zina ufite. Bashobora kuba barakwise nabi, Abanyarwanda baravuga ngo so ntakwita nabi, ntakwanga kwita nabi. Ariko niba atarakwanze akakwita nabi kubera ko nawe ubwe atigeze yikunda, wowe ubwawe ukwiye kwita irindi zina, ukagira irindi zina. Ukagira irindi zina, niba abantu bakwita umunyantege nkeya, ukagira izina ry'umunyembaraga. Kandi nzi neza nashidikanya ko Imana izagushyigikira. Ariko nukomeza kwemera ibyo abantu bakwita bipfuye ukakomeza kubigenderamo, bizarangira ibyawe byose bipfuye bizimangatane, ubibure burundu. Kubera iki? Ko ntago wigeze wimenya, ntago wigeze wisobanukirwa. Isobanukirwe rero, ushake irindi zina. Icyambere, hera ku izina Imana ikwita. Imana ikwita nde? Ikwita umwana wayo. Rasa niba Imana ikwita umwana wayo ukavuga ngo ngewe ngo ntacyo nzimarira, ngo nta bana b'Imana babuze icyo bimarira. Ntibibaho. Nta mwana w'Imana uvuga ngo nzamera gute, kuko kuzamera kuri mu biganza by'Uwiteka, ntago kuri mu biganza bya wa muntu kwanga cyangwa se wundi utakumva, wundi ubona ko ntacyo umaze. Biri mu biganza by'Uwiteka. Nkatwe twabaye imfubyi, ari igihe ababyeyi bacu ngewe mama agiye gupfa aravuze ngo ndapfuye ariko umwana wanjye ntazabaho. Ariko kubera ko ndi umwana we mu buryo bw'umubiri, nkaba umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka, yarapfuye nkomeza kubaho kubera ko Imana yari yandemye, yashyize kuri iyi si izi neza gahunda yanzanye ku isi kandi ngomba kuyisoza. Ibyawe bihindurira amazina ubyita andi mazina, nawe ubwawe wihinduriye izina. Ibyo ntuzigere wemera ko umuntu akwita izina ripfuye, ahubwo izina Imana ikwita aba ari ryo uzajya wemera. Niba Imana ikwita umunyembaraga, ikakwita umwana wayo, bari ryo zina ufata kandi aba ari ryo ugenderamo. Kuko nutarigenderamo, ibibi bizakomeza bigusatire, kuko ari byo wowe ubwawe uzaba winjije ku buzima bwawe. Imana ari guha umugisha kandi ikomeze kukwagura. Icyo nkomeze kugusaba no gukomeza gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo komeze tuganire ijambo ry'Imana. Ni ukubera Imana niyo mpamvu turivuga, kandi twizeye tudashidikanya ko bikomeza kubana natwe kandi izakomeza kubana natwe. Icyo ngusaba kurusha ibindi ni uko wakwemera izina Imana ikwita ukareka iby'abantu bakwita. Uburyo iby'abantu birangirana n'abantu. Umuntu ntuzaterwa ubwoba n'umuntu ushiramo umwuka ejo ayakibagirana. Ahubwo ujye wubaha Uwiteka Imana yakumenye batarakumenya. Yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema, utarabaho nari inkuzi ngushyira kugira ngo uhanuze uhanura amahanga.
ntugapinge uwagushyizeho ngo uhe agaciro wowe wasanze hano ku isi. Imana yacu iguhe umugisha kandi ikomeze kukugirira neza kandi ikomeze kukwagura, gusaba umugisha uva ku Mana. Mana ndagushimira ndaguhimbaje muri aya masanse mwene data ukurikiye ijambo ryawe, ndasenze ngo rikore ku mutima we kandi rigire icyo rimuhinduraho, abashe guhindura izina, amazina bamwita, amazina adafututse, kubw'imbaraga wamuhaye ayahindure yitwa irindi zina ry'umumaro kandi rizamugira umumaro ibihe byose. Icyura gikomeze kuba icyawe, bisabye Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwene data rero, Imana iguhe umugisha kandi ikomeze kukwagura. Shalom shalom, Imana ikugirire neza kandi Imana iguhindurira izina nk'iryo yahinduriye Sara ikamwita Sara, ikamwita Sara, igahindura Aburahamu ikamwita Aburahamu, kugira ngo abe sekuruza w'amahanga. Nawe kugira ngo ube umuntu ukomeye utegerezwa guhindura izina ryawe, utegerezwa kubwira Imana ikaguhindurira izina. Ibyo abantu bakwita ntubihe agaciro, ahubwo agaciro icyo Uwiteka Imana akwita. Amen.